n'ahantu turi mu mudugudu, akarere, umurenge, noneho tubashe kuba twaganira ibindi. Turi mu mudugudu w'ubwiyunge. Mwakongera ijwi. Turi mu mudugudu w'ubwiyunge. Yego. Akagari k'Abahizi. Yego. Umurenge ni Nyarugenge. Umurenge ni Nyarugenge. None se mama, wowe waba umurenge wa Gitega? Umurenge wa Gitega. Umurenge wa Gitega. None se mama, wowe urabyumva ute bitewe nyuma y'imyaka 5 n'ubu ngubu ubona itandukaniro ryaraje rimeze gute, cyangwa se n'iki cyahindutse kandi ubona ko ari cyiza mu gihugu cyacu ndetse no mu iterambere twese tubasha kuba twakomeza kuba twageraho? Habaye heza, nta byondo bihaba, ubundi habaga ibyondo, hari habi haba amabandi. Habaye ahantu heza cyane h'iterambere, nyine turagenda muri kaburimbo, twageze mu mataje, tuba ahantu heza nyine hatari nk'aho twari turi imbere. Murumva neza ko ashimira kandi ashimangira neza ibyiza u Rwanda cyangwa se igihugu cyacu n'abayobozi bacu bakomeje kutugezaho. Ni ibintu bishimishije kandi bitanga. Ikibazo cyiza dufite twebwe ni uko tutakigenda ahantu habi. Kujya ku isoko ntago tugenda mu byondo, isaha n'isaha uravuga ati ndagiye ngiye guhaha, ariko mbere wagiraga ubute bwo gusohoka mu nzu imvura yaguye, ukagira ubute ukavuga ati ntaho njya ndaburara cyangwa nzahahe nejo. Ariko ubu ngubu uranyereraga tukabugeze ku isoko, ukanyereraga tukabugeze ku muhanda, nta kibazo. Banambwe ngo hano ni hafi cyane yo mu mujyi, kuko abantu benshi bakorera mu mujyi noneho baje kuba bahaba cyane. Urazamuka nta kibazo, wahuraga n'amabanda aho hose mu buhegeni, ubu nta buhegeni. Ubu nta buhegeni, urazamuka neza ukabugeze mu mujyi, ukongera ukamanuka, ukongera ugasubira mu cyahafi, nta kibazo. None se ninde wabushimira cyane, cyangwa se Perezida Paul Kagame wamugenera ubuhe butumwa, cyangwa se n'iki kintu? Mwiriwe neza abakunzi ba Boston TV Show. Uyu munsi rero nabakoreye igitangaza, nabazaniye ibintu byiza cyane se cyangwa kwanyura mu mateka y'ahantu hitwa mu cyahafi, ahantu hahoze ari ahantu hasanzwe, ariko ubu ngubu akaba ari ahantu hadasanzwe. Buri muturage wese cyangwa buri muntu wese ashobora kuba yakishimira kuba yahaba, cyangwa se yakifuza kuba yahaba bitewe n'uburyo havuguruwe kandi havuguruye cyane. Nagira umugisha wo guhura na mama, namwita mama ariko rekaze atwibwire kuko njyewe ntago nabasha kumuvuga, noneho nawe mubashe kuba twagira ikiganiro tugirana muri twese. Mwiriwe neza? Yego. Turabasuhuje cyane. Abikeje. Twabasuye, muratubwira amazina yanyu, mutubwire n'ahantu turi mu mudugudu, akarere, umurenge, noneho tubashe kuba twaganira ibindi. Turi mu mudugudu w'ubwiyunge. Mwakongera ijwi. Turi mu mudugudu w'ubwiyunge. Yego. Akagari k'Abahizi. Yego. Umurenge ni Nyarugenge. Umurenge ni Nyarugenge. None se mama, wowe waba umurenge wa Gitega? Umurenge wa Gitega. Umurenge wa Gitega. None se mama, wowe urabyumva ute bitewe nyuma y'imyaka 5 n'ubu ngubu ubona itandukaniro ryaraje rimeze gute, cyangwa se n'iki cyahindutse kandi ubona ko ari cyiza mu gihugu cyacu ndetse no mu iterambere twese tubasha kuba twakomeza kuba twageraho? Habaye heza, nta byondo bihaba, ubundi habaga ibyondo, hari habi haba amabandi. Habaye ahantu heza cyane h'iterambere, nyine turagenda muri kaburimbo, twageze mu mataje, tuba ahantu heza nyine hatari nk'aho twari turi imbere. Murumva neza ko ashimira kandi ashimangira neza ibyiza u Rwanda cyangwa se igihugu cyacu n'abayobozi bacu bakomeje kutugezaho. Ni ibintu bishimishije kandi bitangaje, byiza cyane kuri buri muntu wese. None se mama, ubu ngubu aka kanya wenda aha hantu nago nagiye mbona ibintu byose biri civilize, bimeze neza cyane. None se amashuri yaba ari hehe? Yaba ari hafi y'abana cyangwa se ibiki? Nyine ahantu bidagadura bimeze gute? Nsobanura nta kibazo. Amashuri arahari, abana barajya kwiga neza, amashuri ari hano haruguru mu cyahafi, nta kibazo kugenda, ntibakigenda bakatakata ibyondo. Twajyaga tujya kubazana ku ishuri tubahetse, ariko ubu basigaye bamanuka neza kuri kaburimbo bagahita bagera mu rugo nta kibazo. Ni ibintu byiza bishimishije giterambere tumaze kugeraho. None se mu bintu bijyanye n'imikino, abana nigeze kubona hariya mbona ikibuga cyiza gisa neza kandi rwose gifite umucyo. Kiriya kibuga cyaba cyaraza harandebuka ko hahoze ari Maison de Jeunes? Ni kuri Maison de Jeunes, n'ubu ni kuri Maison de Jeunes. Ni ikibuga cy'abana, ni ikibuga cy'abana bigiraho,
imikino, hari abantu babigisha imikino, hari abiga kubyina, hari abiga mbese imikino y'abana itandukanye yose irahari kuri Mezo. Ni karibu mwaza namwe mukareba. Wow, urumva aha hantu rwose hose ni heza cyane kandi ahantu heza nakwifuriza kuza kureba nawe cyangwa se kuba wahatura kuko ni heza cyane, ndetse nabonye hari n'ahantu henshi bari kugenda bagura. Batubwiye ngo ahangaha yari ku isoko mbere. Hari agasoko. Hari agasoko. Ubona kadafashije. Hari agasoko nyine kadafashije ariko twagakoreragamo nk'abaturage, kari ak'abaturage bubakiye abaturage ko mu makaritsiye ko guhahiramo. Bigira hano no kugira ngo kamera babone neza. Noneho twakibaza ese hari isoko baba barubatse rijyanye n'amajyambere cyangwa se ubu ngubu no kujya guhahira ahantu kure? Oya, bararihubatse. Hano haruguru hari isoko, hano haruguru bahashyize na hariya hirya muri marato arahari. Amasoko aratwegereye nta kibazo, turahaha nta kibazo, amasoko arahari n'amabutike nyine tujya no mu mabutike, nta kibazo cyo kujya kuhaha kure, ntabwo dukora urugendo. None se ikindi kintu ushobora kubona cyaba cyaroroheje ubuzima bitewe n'ubuzima bwari buhari ubu ngubu bukaba bwaroroshye, ni ikihe kintu nyine wenda ubona ko ahantu hakoze cyangwa se hafashije abaturage muri rusange namwe murimo? Ikibazo cyahabaye nuko ikibazo cyiza dufite twebwe ni uko tutakigenda ahantu habi, kujya ku isoko ntago tugenda mu byondo. Isaha n'isaha uravuga ati ndagiye ngiye guhaha, ariko mbere wagiraga ubute bwo gusohoka mu nzu imvura yaguye, ukagira ubute ukavuga ati ntaho njya ndaburara cyangwa nzahahe n'ejo. Ariko ubu ngubu uranyerera gato ukabugeze ku isoko, ukanyerera gato ukabugeze ku muhanda, nta kibazo. Banambwiye ngo hano ni hafi cyane yo mu mujyi kuko abantu benshi bakorera mu mujyi noneho baje kuba bahaba cyane. Urazamuka nta kibazo, wahuraga n'amabanda aho hose mu buhegeni, ubu nta buhegeni. Ubu nta buhegeni, urazamuka neza ukabugeze mu mujyi, ukongera ukamanuka, ukongera ugasubira mu cyahafi, nta kibazo. None se ninde waba ushimira cyane cyangwa se Perezida Paul Kagame wamugenera ubuhe butumwa cyangwa se ni iki kintu wumva wamukorera kubera ibintu agenda dukorera? Kuko ndabyibuka bikiri kuba abantu ntago mwabyumvaga. Ntago twabyumvaga, ariko ubu twamaze kubona yuko Kagame yadukoreye ibintu byiza, yadukuye ahantu habi twari turi mu gicokomo, twagiye mu mucyo. Ubu nicyo cyiza dufite. Ubu mwese tubara kumushimira yuko yadukoreye akantu keza. Vayo twari tugize n'umugisha, hari hatambutse umukobwa. Uyu mukobwa ko ufite ikidobo n'iki, reka tubanze tukubaze, witwa nde? Nitwa Berize. Witwa Berize, mwongerejwe. None se ko mbona ufite ikintu cy'ikidobo kimeze nka puberi, waba ukivanye he? Waba uri kukijyana he? Mvuye kumena imyanda. Tugira ahantu tujugunya imyanda. Ahantu habugenewe, ntago ari ngombwa ngo cya kimodoka kize kijyana hose. Kimodoka kiraza, zino kandagira zino puberi nizo baduhaye muri izi nzu. Then tuzishyiramo imyanda yakuzura, tukajya kumena ahantu habugenewe. Abantu bibishingwe bo baraza bakajya kubireba aho tubimena. Iyi puberi nijyamo ibibora, tugira na puberi ijyamo amavide, ibintu nk'ibyo. Noneho bivuze ko ikintu kigaragara hano kuri street yanyu rwose ni ahantu heza ku buryo buri muntu wese agira ubwisanzure, kandi ubwisanzure bujyanye n'igihe. Uyu muvandimwe yagiye mu biki? Ariko se bana yapfuye. Byageze gute bana? Biriho? Urabona ko ibintu ukuntu bimeze rero ni ibintu bishyushye kandi byiza cyane. Uko wishimye cyane, buri kwishimira uko twahageze cyangwa kwishimira ukuntu zino nzu nyine ni nziza kurenza uko mu bitekereza. Urumva nimba dufite inzu ushobora gusangamo puberi, ushobora kubona buri muntu wese hano agira cash power ye, agira konteri ye y'amazi, na ahantu heza cyane, toilette, ibintu byose ubirangiriza mu nzu. Na toilette ziba ziri mu nzu. Yego. None usohoka ugiye guhaha ngo n'ibikoni biba mu ku kazi. Yego. None se ni igiki watubwira ukurikije ukuntu hari hameze no kubuhameze? Nuko ubuhameze. Urumva hano habaga icyondo cyinshi, sibyo? Murabizi hari karitsiye isuzuguritse bita muri Dobandi, ariko ubu ngubu ntago nzi ko twahita muri Dobandi. Ubu ngubu ni ahantu heza, nta cyondo tugihura nacyo, imihanda barayikoze,
hano hafi hari amashuri y'abana mu cya hafi sibyo bagiye gukora ikibuga cyo gukiniraho hano bagiye kuhakora jardin, bagiye kudukorera isoko rirahari bararyubatse, bagiye kutwubakira ivuriro riri hafi. Urumva hano hantu nta kintu twahashinja pe. Reka dushimire Uwase urakoze cyane ku makuru muduhaye. Reka tubashimire mwese mukurikira Boston TV Show. Uyu munsi twe twasuye ku Muhima, oya ni mu cyahafi ni mu cyahafi. Tuzongera tujye tubatembereza ahantu hatandukanye kandi tuganire n'abantu baho bitewe n'iterambere ryahavuye n'ubukuntu hameze. Murakoze kandi murakarama, umunsi mwiza kandi mukomeze mugira ibyishimo ku bakunzi bacu, umunsi mwiza cyane.